Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo uhoraho Imana ahabwa icyubahiro. Turahaye Imana Data kaze, Imana Mwana kaze, n'Imana Mpwemu kaze kugira ngo babane natwe muri kino gikorwa. Dutewe iteka yini cyane, twatemberewe n'umushitsi w'iteka. Imana yateye iteka, izina ryiwe ni Israeli Bahati canke Bahati Israel. Uwo Imana yakoreye ibitangaza bikomeye cyane. Nanone yadutembereye kuri Salvation Ministry kwivuga gutumwa ry'agakiza kugira ngo atubwire intahe yiwe uko yatanguye. Israeli kaze, Imana igaha umugisha. Turanezerewe cyane no kuba tugendeye kwivuga butumwa ry'agakiza. Amen. Imana riri muri Zaburi ibice 34 ku murongo wa 20. Ariko ngira ngo iyi Kirundi yongira ngo ntabwo bibuza iyi ni Ikinyarwanda. Ahangaha haratangira hatubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nibyinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunika. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ratubwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo biba byinshi, ariko Uwiteka Imana amukiza muri byose. Rero hari ibyo twanyuzemo, ariko twishima Imana yuko yagiye ibitunyuzamo. Turashima Imana yuko yagiye ibitunyuzamo kugira ngo izadukomeze, kandi turashima Imana yuko yagiye ibiturinda. Imana ishimwe cyane. Rero iri jambo numvaga ryo turi busangire, noneho nkaza kugira ngo abantu bari bumviye ntagize kubanza gusangira iri jambo yatubwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo biba byinshi, ariko Uwiteka Imana amukiza muri byose. Nawe ugiye gutangira kumva intaye, hari igihe waba wumva hari ibintu wari umaze mu minsi ukagira ngo ni ibitero bya Satani. Ndabizi ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibitugerageza ntabwo bizabura kuza, ariko biteza we ngazabona ishyano. Niyo mpamvu ibintu byose tunyuramo tujye twumva yuko ari byo Imana yateguye kugira ngo tubashe kubinyuramo. Nawe ntuzacike intege mu byo waba urimo kunyuramo byose. Imana wumve yuko igomba kuzagukomeza kandi ntabikuramo. Rero amazina nabashije kuyivuga, benshi barangira bagahita bavuga ati ese yaba ari umusore cyangwa se yaba ari umugabo. Njya nkunda kwivuga neza, ndavuga ngo ndi umuhungu ahunga ibyaha agitegereje umukobwa akumira ibyaha. Rero niyo mpamvu icyo gihe benshi bajyaga bakunda kubaza ko ndi umugabo. Hari n'abatabizi bamwe bavuga ati ese yaba ari muntu ki, bakavuga ati impamvu yatanze audio ntago ashaka kwigaragaza. Nari ndimo kuvuga ngo rero nari ngiye kubabwira kugira ngo mwumve ubuzima Imana yanyujijemo, ariko no kugera n'iyi saha kuba nitangira kunyura muri ibyo naje kumenya yuko kwari ukuboko kw'Imana. Niyo mpamvu iyo Imana ikunyujije mu bikomeye, ni ngombwa nawe izakugeza ku rundi rwego kandi izakugeza mu bakomeye. Wenda benshi batangiye bandeba mu ntahe, abandi banyumva bagiye bambona mu biterane bitandukanye. Ubu ngubu nawe urenze uravuga ati hari ikintu Imana yamaze guhindura, uburyo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Imana yaramaze kubihindura. Niyo mpamvu rero nari ngiye kubabwira ubuzima nagiye nyuramo kugira ngo namwe tubusangire. Nawe ibyo uzaba wumva urimo kunyuramo uzamenye yuko Imana izabana nawe. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ngo biba byinshi, ariko Uwiteka Imana bamukiza muri byose, arangije ngo akarinda n'amagufa. Niyo mpamvu icyo uzanyuramo cyose Imana izagenda ikurinda kandi uzakivamo amahoro. Rero nagiye nyura mu buzima bukomeye kandi butandukanye. Navuze nk'uko n'abandi bana bose bavuka, ariko icyaje gutandukana n'ibyo, njye naje kuvukira amezi 12, ariko naje kumenya yuko byose wari umugambi w'Imana. Benshi hagenda hashira igihe bakavukira amezi 12 cyangwa se 9 cyangwa se 8, barangije bamwe bahita bagira ubwoba ngo inda yanjye barayizinze cyangwa ibiki. Ariko mumenye yuko imbaraga ziruta izindi zose ari imbaraga z'Imana. Ntukajye utinya uri umurokore usenga Imana, uvuge ngo ni urugero ari nk'inda utwite ukabona igihe kirarenze, nurangiza uvuge ngo ni abarozi ubwabo nta bubasha bagufiteho. Niyo mpamvu uzajya ujya imbere y'Imana ugasenga kugira ngo Imana yo niyo izabiza impamvu. Niyo mpamvu Satani yashaka kukurwanya atangira kukurwanya ukiri mu nda ya mama wawe. Rero icyo gihe nanjye yatangiye kurwanya nkiri mu nda ya mama wanjye.
niyo mpamvu ibintu satani aba we ikintu ukundira imana yacu yafashe amabanga yacu irangije yashyira kure y'amaso y'abantu n'amaso ya satani kubera ko imana nigene turinda amanywa n'ijoro. Rero uko nagiye nkura uko iminsi yagiye irangira haje kugera igihe umaho ngaho navuze asanga mu rugo ari abakire nta kintu bavuze, ariko uko iminsi yagiye irangira hari igihe cyaje kugera ndavuga ati ibi bintu mu rugo mufite nanjye nasabaga kugira ngo nzajye mbiyoboraho nk'ibyo narebaga n'abandi bafite. Haje kugera igihe barambwira ngo kubibona nta kintu bitwaye, atari ko nubwo turi bubiguhereze twebwe ntabyo dufite ibyo twaguha n'ubwo ubireba, ariko kugira ngo ugire byinshi tugiye kuzaguhereza abazungu kugira ngo aba ari bo bazagufasha, nibamara kugufasha bazaguhereza ibyo ushaka byose. Ubwo ngubwo icyo gihe byabaye ngombwa ko mpura n'abo bazungu. Abo bazungu tumaze guhura byabaye ngombwa yuko tuvugana, kuko twavuganye baravuze ngo bakimbona baravuze ngo uyu mwana tugiye ntabwo nari bwakure, nari ifite imyaka mike cyane nendaga kukwiza nk'imyaka 18. Birangije baravuga ati uyu mwana ikintu twakorana nawe turareba mu mutwe atameze neza, atahubwo tugiye kuzamushakira ibyangombwa, niturangiza tuzamujyana muri Amerika. Noneho nitumara kumujyana noneho dutangire dukorane nawe, kubera ko mu mutwe ntago ameze neza tuzabanza tumujyane kugira ngo bamuvure. Baje gushakira ibyangombwa barangije barabimbonera, noneho turajyana muri Amerika. Twamaze kugerayo, tukimara kugerayo icyo gihe ntago byari byoroshye, ntago nari nzi no gusuhuzanya mu cyongereza, nta cyongereza gihagije nari nzi. Byabaye ngombwa ko bampa utuntu duteye nk'ama ekuteri ndatwambara, noneho naratwambaraga ngiye nkavuga ururimi rwonzi nabo bakabyumva mu rurimi rwabo. Rero twaragiyeyo, tugezeyo banyinjiza ahantu kugira ngo twinjiye kwa muganga, ariko tukimara kwinjiramo nasanze buri muntu wese ari muri iyo nzu yibereye kuri computer. Noneho icyaje gukurikiraho banyeretse ahantu ndi bwicare, genda tekereza mvuga ati buriya muri Amerika barateye imbere usanga ariko kuntu bavura. Baranyeretse rero aho hantu ndicara, maze kwicara niho bahise bazana kasike bayinyambika mu mutwe. Iyo kasike yari ifiteho umugozi ucomekwa kuri ordinateur kuri computer. Barangije barayicomeka, bamaze kuyicomeka byabaye ngombwa yuko iyo kasike yavaho n'akandi kantu nk'akariya bagutera mu kuboko warwaye kari karimo umuti nk'akariya ka serum. Barangije bakohereza mu zuru ryanjye ry'ibubafu. Bamaze kukoherezamo, ikintu cyaje gukurikiraho bahise bazana urushinge rwo kusinziriza bararutera. Bamaze kuntera urwo rushinge rwo kusinziriza, icyaje gukurikiraho ye naje gukanguka ndeba nagize ubwenge, ndeba nagaruye ubwenge ndakanguka. Noneho maze gukanguka ikintu cyaje gukurikiraho nagiye kureba abantu bose bo muri iyo salle, sanga barishimye barimo gukoma amashyi. Noneho ngiye natekereje mvuga yuko impamvu bishimye wasanga nakize bamaze kumvura, ariko naje kumenya neza yuko ntabwo bari babashije kumvura, ahubwo bari bashizemo ibintu byabo. Ibyo bintu byabo bari bashizemo, bari bamaze kuntera akuma ko bita microchip, ariko kaba kariho na cya giharuro 666. Bamaze kuyintera byabaye ngombwa yuko batangira kuncontrollinga n'amamashini yabo, byabaye ngombwa yuko batangira kunkoresha bakoresheje computer zabo. Noneho icyo gihe batangiye kunkoresha, baravuga ati rero ubu ngubu turareba wakize, ati tugiye gutangira gukorana nawe kubera ko wamaze gukira wabaye muzima. Barangaruye muri Afrika, barangije barambaza ate se urumva ushaka ko tugukorera iki, urumva ushaka ko twaguhereza iki? Icyo gihe yarababwiye ngo ndumva ashaka ko mwampereza imodoka. Barambwira ngo iyo modoka wumva we wifuza ni imodoka kinigi. Ndababwira ngo ndashaka imodoka ya V8. Imodoka barayimereje, baravuga ngo sinzigere nyigenderaho, nzagigendera nk'abakobwa bazaba baje kuryamana nanjye. Naje kubyemera, barangije baje kumpereza amafaranga y'amanyarwanda 200,000. Barangije barambwira ngo nzajya nyarya umunsi umwe, noneho nyamaremo ayo mafaranga. Haje kugera igihe barangije baje kumpereza inkoni, niyo mureba kuri iyi foto iyo nkoni nari ifite. Bamaze kuyimereza iyo nkoni, bari barambwiye ngo nujya ushaka kujya gutemberera ahantu hose aho ushaka, uzajya ugendera kuri iyi nkoni niyo uzajya ukoresha, noneho kugira ngo uzajye ubasha kugenda mu gihugu cyose ushatse ukoresheje iyi nkoni. Noneho haje kugera igihe barambwira ngo ikintu amafaranga ninjya nyashaka ayo gukoresha business yanyu, nzajya ngira mu biganza kuko niharangiza amafaranga ndimwe gushaka
azajya avamo. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu icyo gihe naje kuguma aho ngaho. Noneho maze kuguma aho ngaho, ikintu cyaje gukurikiraho nibwo baje kumereza telefone. Barambwira ati iyi telefone nitwe twenyine tuzajya tuyiguhamagaraho. Barangije barambwira ngo kandi uburyo uzajya witaba uzajya twitaba ngo karame bantu bakuru. None iyo telefone barayimpereje. Barangije bampa n'izindi kondisiyo. Barambwira ngo iyi telefone nta wundi muntu yemerewe kuzajya ayikoraho uretse wowe wenyine. Noneho niyo mpamvu ibi mwumva z'imbaraga z'aba Illuminati ugasanga umuntu araho aravuga ngo wabinyereka nanjye kugira ngo nzabijyeho, ariko mujye mureka kuvuga ngo biriya bintu dushaka kubijyamo, ahubwo muzajye mubanza kumenya ingaruka yabyo numara kubijyamo, kubera ko kubijyamo biroroshye ariko kubivamo n'izindi mbaraga. Hatabayeho imbaraga z'Imana kubivamo ntabwo wabibasha. Noneho icyo gihe naje kuguma aho ngaho, ni ukuvuga ngo amafaranga n'abagashaka gukoresha izo business zindi nayakuraga mu biganza. Noneho nagendaga nyagura inka zanjye nkagenda nzishyira hamwe n'iza mama wanjye. Noneho icyo gihe uko iminsi yagiye irangira naje kuguma aho ngaho, ariko muri njye ikintu nari narabuze yari amahoro n'umunezero. Niyo mpamvu warahushije umwami, warahushije umusaraba ugahusha umwami wacu Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo amahoro uba utandukanye nayo. Nubwo watunga iby'isi byose, ugatunga amazu meza, ugatunga n'amamodoka meza, ariko hatarimo Yesu Kristo byose biba ari ubusa. Niyo mpamvu icyo gihe nta mahoro nigera ngira na gatoya. Nararyama, maze kuryama byageraga saa sita za nijoro. Noneho hakaza abagabo bakambwira ngo tugiye kujya mu nama muri Nigeria. Icyo gihe twahitaga tujya muri iyo nama. Noneho nkaza kugaruka buke, ku buryo n'umuntu iyo twabaga turyamanye yatekerezaga yuko turyamanye, ariko nabaga nagiye byarangiye. Niyo mpamvu nk'umusore wo twajyaga dukunda kurarana, akenshi yakubwira yuko ishuro nagendaga mba ndi mu rugo zabaga zibaze. Noneho naje kuguma muri ubwo buzima nguma aho ngaho. Noneho haje kugera igihe, noneho ntangira barambwira ngo kugira ngo uzajya utanga ikimazi cy'amaraso, umukobwa muzajya muryamana akakubwira ngo aratwite, uzajya uhita umuhereza amafaranga azagenda avanemo iyo nda kugira ngo uzabe utanze nawe ikimazi. Noneho icyo gihe naje kubigumamo, hari umukobwa uwo naje kuryamana nawe yaje kugera igihe arambwira ngo aratwite. Noneho amaze kumbwira ko atwite, ndamubwira ati wareze tukavanamo iyo nda. Arambwira ngo njyewe ntabwo nabasha kuyicira umwana. Noneho amaze kubimbwira ngo ntabwo yabasha kuyicira uwo mwana, haje kugera igihe ndatekereza, barambwira ngo noneho bubyihoreye uzazijya kumutangaho ikimazi, uwo mwana yaravutse ahari. Hari umusore njya nkunda kuvuga, uwo musore ni Umunyamerika, twabigiriyemo igihe kimwe. Kwe kondisiyo yari ariho, baramubwiye ngo w'ikintu cyose ushaka tuzakiguhereza. We yaravuze ngo arashaka ko izina ryiwe rizamamara ku isi hose. Icyo gihe haje kugera baramubwira ati nta kibazo tuzaryamamaza. Barangije baramubwira ngo ariko nubwo ushaka ko ryamamara ntabwo uzigera urya ibiryo na rimwe, ntabwo uzigera unywa amata cyangwa fanta cyangwa inzoga. Baramubwira ati uzajya urya ibiro 2 by'ibinini nurangiza urenzeho amazi. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu itunga rya hano mu isi ritarimo Yesu byose biba ari ubusa gusa. Kubera iki? Nta mahoro n'amake bibifitemo. Niyo mpamvu n'uwo musore wumva yari afite ibintu byose baramwita ngo ni Gucci, yashatse ko izina rye ryamamara ku isi hose. Niyo mpamvu n'ikintu cyanditseho Gucci ubu ngubu iki gihe usanga gihenze. Rero icyo gihe naje kuguma aho ngaho, haje kugera igihe rero wa mwana aza kuvuka. Wa mwana amaze kuvuka yaje kuvukira igihe nk'icyo nanjye navukiyeho. Noneho yatekereza ati uwo mwana azamutanga gute. Noneho naje kuguma aho ngaho, bakomeza bambwira ngo zamutange. Rero haragera igihe bampamagara kuri ya telefone yabo. Ubwo bampamagaraga nkibagirwa, nkitaba alo nk'uko sanzwe nitaba n'abandi bantu bose. Rero uko nitabaga alo bahitaga bampereza igihano. Namaraga indwi 2 zose ndishanya ibyatsi n'inka zanjye zo nari mfite, ariko umuntu akabona ngenda arangije akavuga ngo wazampereza nka biriya bintu afite, wazabimpereza agatangira kwifuza n'ibyo afite. Niyo mpamvu twebwe dusenga Imana ntabwo twari dukwiye kujya twifuza ibintu ibyo abadasenga nabo bafite, ahubwo twebwe tujye twegera Imana, tubanze dufate ubwami bw'Imana kugira ngo Imana yo mu ijuru ibisigaye byose izabitwongerera. Benshi rero aho ngaho ntabwo bajya bamenya ibanga. Igihe cyose baza imbere y'Imana baje kuyisaba, Mana duhereza amafaranga, duhereze ibitandukanye. Abandi bakaza, Mana twari tuje dukize.
ariko bakaza bashize imbere gukira cyangwa se ubutunzi cyangwa se amafaranga. Niyo mpamvu akenshi Imana ihita ireba ikabona yuko nigukiza cyangwa se niguhereza ibyo yishakaho uzahita uyivaho bikarangira.